Twongeye kubaha ikaze abadukurikiye kuri Ishuri TV. Ishuri TV ni YouTube channel bagezaho amasomo agiye atandukanye. Amasomo muri Electronics, Basic Electronics, Advanced Electronics, Gastronomy and Culinary Art, Music Instrument, gucuranga piano, gitari n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko mubibona muri studio uyu munsi turi kumwe na hamwe nanjye Nsengiyaremye Bernard. Seti amakuru y'iminsi. Makuru ni meza. Morale ndabona iri hejuru. Morale ni yabura kandi ndayihorana. Kabone niyo naba naburaye. Nabundi burabavuga. Bitakabije cyane ariko. Ari byabura bigahura n'ibindi bibazo ugasanga ni ibibazo nyine bikomeye. Ariko nta n'impamvu. Ubundi burabavuga ko morale iyo ibuze ku ntore rwose irapfa. Byapfuye ariko morale ni ya mbere. Morale ni ya mbere. Kandi morale nta kintu takugenzaho nta n'ubushobozi takugezaho. Bo weekend imeze ite rero? Weekend. Weekend ni neza nari. Cyumweru kirashize tukoze ikiganiro tuvuga kuri social media. Feedback urabona bimeze bite barakubwira? Kuri cya kiganiro cyari neza. Kandi abantu baragikunze cyane. Ko hari umubyeyi ugize kunyura cyamba ati mwarakoze cyane. Ambwira ibintu byinshi umwana yakuye kuri nuza ya Ishuri TV yacu. Hari igihe umuntu ageraho nyine akatabona akantu ubwiye akakora ubushakashatsi ugasanga ni ibintu bifite akamaro cyane. Twavuze kuri social media muri iki cyumweru hari inkuru nabonye ku rukuta rwa Facebook rw'umuntu. Nasanze social media ahubwo ziriho utuntu twinshi abantu baba bakeneye. Hari abantu bazibyaza umusaruro. Hari abantu bazibyaza umusaruro badatuza. Hari utuntu twiza rwose uba wajyaho tukabasha kuguhuza cyane twiza kandi dufite umusaruro. Ubona hari akabazo nabonyeho. Hari ukuntu kera twajyaga twiga muri segonderi ibintu twitaga calcul mental urabibuka. Imibare cyane ubwonko bugashya. Fast calculation. Hano hari ikibazo nabonye umuntu yasangije abantu kuri Facebook. Reka tugisome. Ugitekerezo nawe wumve tugisangiza abantu bumva uburyo yibutse ibihe bya igihe twigaga calcul mental n'uburyo ikibazo nk'iki ngiki kiba gifasha abantu gufunguka. Donc gutekereza biri fast. Njye nk'igisoma hari igisubizo nese ntekereza hamwe navuga iki ni ikibazo mpita ntanga icyo ariko njye gutekereza nyuma asanga birasaba kugitekereza. Reka tugisome. Yaranditse ngo ngaho subiza iki kibazo niko titire itangira ivuga. Iki kibazo nabonye ugisomye wese agashaka kugisubiza ubwenge bwe burakura. Nawe gerageza iki kibazo. Nawe gerageza iki kibazo kiragira giti: umukobwa yagiye kugura amayinite kuri botike agura aya 200 atanga inote imwe y'igihumbi. Umucuruzi asanga nta biceri afite, ajya ku yindi botike baturanye aravunjisha, arazagura agarurira wa mukobwa 800. Umukobwa arigendera. Hashize iminota mike wa muntu wo ku yindi botike agaruka kuri ya botike umukobwa yaguriyeho, amusubiza ya noti y'igihumbi. Aramubwira ngo ni amakorano entre parenthèse phobie. Umucuruzi amusubiza amafaranga ye. Umucuruzi yagize igihombo cy'amafaranga angahe? Tekereza neza mbere yo gusubiza iki kibazo. Iki kibazo uracyumva? Nityaza ubwenge. Nityaza ubwenge mbone. Ubyumvise urumva ari calculations ziri hafi zo ari utuntu turi simple turimo abantu bake. Harimo imibare myinshi. Harimo imibare birasaba kubitekereza. Bagaruye harayinjijwe. Abantu badusangiza ibitekerezo. Reka duhe umwanya abadukurikiye kuri Ishuri TV. Mutange comment musubiza iki kibazo. Iki kibazo mugisubize rwose. Kirimo abantu batatu. Umukobwa waguraga mitiyu
wacuruzaga mitiyu n'umuntu bagiye kuvunjishaho. Mu by'ukuri uwahombye ni uwo ucuruza amayinite. Muratubwira amafaranga yahombye ni angahe? Aka ni akabazo keza rwose. Iki kibazo naragisomye nibuka kera tukiri abana, hari utubazo twinshi twabagaho dufungura mu mutwe donc dutuma umuntu ubwonko nagenze mu bwato ngo nikoreye ishu, ngo hari ihene, ngo hari ingwe, hanyuma ngo ingwe irya ihene nayo ikarya ishu, none ngo nzabyambutsa ibyo bintu gute kandi ngomba kwambutsa kimwe kimwe. Mu by'ukuri twe ni utubazo tuba turi aho, kandi n'ubu ntekereza ko hari abana ako kabazo batakamenya cyane rwose. Ufite ihene, ufite ishu, ufite n'ingwe. Noneho ingwe irya ihene irya ishu, kandi ushaka kubyambutsa, kandi ugomba kubyambutsa, kandi ibiro byambuka ku kiraro ntabwo byemerewe, cyangwa se kondisiyo z'ikibazo ntabwo wemerewe kujyana ibintu bibiri icyarimwe. Ugomba kujyana kimwe ukageza hirya. Wakwibaza, uzajyana ishu uzasanga ihene nani ingwe yariye ihene. Nujyana ihene nta kibazo, uzayijyana igeze hakurya. Ariko se none iki cya kabiri nujyana ingwe uzasanga ihene yariye. Bo ni akabazo kaba kari aho, ariko gasaba aka koko karoroshye. Ndatekereza nawe ukibuka twakadibetinga ngo ajya tukiri abana. Twasanze ko igisubizo kizagenda gute? Aho ngaho twasanze ko uzafata iki ntabwo byibuka bo, genda kibuka. Twasanze uzafata ishu uyambutse uyigeze ngo hakurya uyisigeyo. Ya hene se nayangu ntabwo ari byo. Uzafata ihene uyambutse uyigeze hakurya. Ishu ingwe ntabwo yarya ishu. Noneho uzaza ufate rya shu urijyane, ngo nugera hagati ku kiraro urihashyire. Urumva ntabwo ingwe donc ntabwo ishu ihene yaza, kuko ni ku kiraro nyine ntabwo irirya. Noneho ishu uzarishyiramo hagati, nurangiza hakurya usubire gufata ihene. Uzagenda ufata ihene, ihene n'izaba depori. Wumva ukuntu bimeze, ndakibutse none neza. Uzafata ihene usiga ishu n'ingwe, ujyana ihene uyigeze hakurya. Nurangiza uze ufate ishu, uri kubyumva, urijyane urigeze hahandi ihene iri, ufate ihene uyisubize inyuma, uri kubyumva, uyihageze. Ufate ingwe uyijyane uyishyikirize ishu. Noneho uzahita ugenda uzana ihene byose ubigejeje hakurya. Ndacyakibuka ko ngako cyari utuntu twinshi. Ako kandi nako rero akorekana ko abantu badufashe kugatekereza, bazaduhe igisubizo muri comments. Munsi iyo video muzatugezeho igisubizo cyawe. Buri muntu wese azaduhe igisubizo cy'uko mutubwire uburyo ki amafaranga uwo mu agent yahombye. Mu by'ukuri yatanze ni detail nyinshi, muratubwira. Hanyuma ikiganiro menya uko bikora bimeze bite muri iyi minsi. Comment uri kubona abantu barifuza noneho ko bakorera ku ki. Menya uko bikora, ikigaragara cyo ndetse n'ibintu buri wese abona barayikunze cyane. Ejo nubwo nabigusubizagaho nayo maze iminsi nyine nakora, ariko ubu naraje. Menya uko bikora abantu barayikunze, yafashije abanyeshuri, ifasha n'abatekinisiye nabo kuba ubwabyo aho bari, yagenze neza, kandi ni byinshi cyane tubafitiye bizakomeza kugenda bibageraho neza. Twibutsa ko comment zanyu ni ingenzi, kuko naho tugenda dukura ibitekerezo byo kubakorera ubushakashatsi ibyo mwifuza. Wakwandika muri comments ya video imwe, cyangwa se ukanatwandikira kuri ya nimero ya WhatsApp twabahaye, cyangwa se ku rukuta rwacu rwa Facebook cyangwa Instagram, ugashyiramo comment. Ese icyo wifuza ko twagukoreraho muri menya uko bikora, cyangwa se isomo wifuza ko
twagusubiriramo muri electronics cyangwa se muri ariya yose tubagezaho. Tubibutsa ko tugiye kujya tubagirira tubazanira abatumirwa muri studio bagiye batandukanye bakoze innovations muri electronics, cyane cyane muri advanced electronics. Abantu bagiye bakora ibintu ama projects n'ibindi bintu bigenda bidufasha mu buzima bwa buri munsi muri domaine za yego cyane. Ni mu rwego rwo guteza imbere ikoranabuhanga mu Rwanda. Kandi ndetse abafite utuntu twa innovation nk'utwo ngutwo tw'utuvideo bagomba kutudusangiza. Ariko hano hari umuntu umaze igihe ashaka ko hari ikintu ugomba kumubwira. Ubundi tuzi ko telekomande ngo zikora kuri televiziyo, ariko ngo hari uburyo itara ryatswa na telekomande. Amaze igihe yaracyifuje cyane rwose, ugomba kugikora. Nacyo no kugikora ku buryo abatara uzajya uyatsa ukoresheje telekomande. Telekomande usanzwe ukoresha kuri televiziyo ukanayicanisha amatara. Uzabereka uko bikora. Hanyuma tubibutse ko kandi muri iki kiganiro tugenda tuganira kuri devices ziri electronics. Tumaze igihe tuvuga kuri televiziyo, ahubwo tugiye kujya tuvuga no ku zindi device cyane cyane ziri domestic. Tuzajya kuri industrial devices nyuma, ariko reka tubanze mu byo tubana nabyo mu buzima bwa buri munsi mu rugo dukunda kwisangamo cyane. Kuri televiziyo rero hari ikibazo, hari akantu dushaka kubabwiraho. Bimwe mu bintu wakwifashisha uri no mu rugo iwawe. Donc mu gihe televiziyo igize ikibazo ugahita ubasha kumenya nyine aho urebera. Donc ntumere nk'utazi amakuru y'ikintu utunze kandi duhari, ariyo mpamvu duhari. Urabona hari ikibazo gikunze kuba kuri televiziyo. Wenda ukabona uri kureba ukabona amashusho aragiye ariko amajwi akaguma avuga. Urabona icyo gihe uba ugomba kumenya ngo televiziyo hari igice ndeberaho amashusho, hari motherboard cyangwa se ikarita cyangwa se carte mère mu gifaransa. Hakaba noneho n'igitanga urumuri rutuma ubona muri screen. Kuba mubona iyo televiziyo ijimije, screen ibigaragara ari umukara, haba ari umukara. Kugira ngo rero ari amashusho yabone nuko hari urumuri ruba rurimo imbere rugomba kuba guprojecta kuri screen kugira ngo ubashe kureba ibiri muri screen. Iyo rero ubonye amashusho agiye, amajwi agasigara avuga, uba ugomba gutekereza amatara ya televiziyo ukareba. Hari uburyo ushobora kubireba udafunguye televiziyo, kuko ntabwo abantu bose, ntabwo wafungura televiziyo utari umutekinisiye ugasanga yego. Uba ugomba, hari uburyo ushobora kubireba ukamenya nimba ari amatara. Ushobora kureba inyuma ya televiziyo ukareba nimba nta rumuri uri kubona. Urabona nk'iyo televiziyo yawe icanye, urebeye inyuma mu twenge hari utuntu twenge televiziyo ifite inyuma. Hari ukuntu ureba gutya mu gihe televiziyo iri kwaka ukabona amatara ari kwaka, ukaba wabona amatara, utuntu tw'urumuri. Mu gihe rero hajemo amajwi ariko amashusho utayareba, urongera ukajya kurebera inyuma ukaya koko se rwa rumuri najyaga mbona rurimo. Wasanga rutarimo ukatumenya amatara yararwaye. Hari n'ikindi gishobora kubitera. Urabona mu gihe usanze amatara noneho ari kwaka, hari uburyo wabirebye ubona amatara ari kwaka ariko amashusho yagiye kandi amajwi akagumaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ikibazo ntabwo ari amatara gusa. Hari n'igihe screen ishobora kuba yagira ikibazo, amatara agakomeza yaka, amajwi agakomeza avuga ariko amashusho akagenda, kuko amashusho niyo output cyangwa se niyo final product tuba dukeneye turi kureba. Screen rero niyo iproducinga ayo mashusho. Rero nayo ishobora kuba ikibazo, ukabona amatara ariho, motherboard n'inzima iracyari kuvuga ariko amashusho yagiye. Cyangwa ukabona hajemo
ibindi bintu by'imirongo imirongo by'ibiki, myinshi ibibara icyo gihe umenya ko ari screen. Tubibutse ko screen yo igira hari ikarita iyihuza na motherboard iyo twita carte logique. Tugenda tubibasobanurira kugira ngo munanabimenye, wenda muri aho mu rugo uba ugomba kumenya nyine ibice bigize televiziyo yawe, wenda nimba ari naho ugiye kugura umenye ngo iki bamaye gikora ibi, cyangwa se kubisobanukirwa ntekereza ko ari ingenzi. kuyikoresha ku buryo umuntu atazapfa no kukujijinganya. Yego, wamenya ibyo ukeneye. Yego, ukaba wabasha kwipimira televiziyo ukamenya ngo nimba amashusho yagiye amajwi akagumamo, ukaba ubona amatara atarimo araka, icyo gihe ikibazo ugahita umenya ko ari amatara. Tubibutse ko kandi aya matara aba yensitaye ku buryo buri series, agatara kamwe cyangwa se akampure kamwe iyo gahagaze system yose ya backlight cyangwa system yose y'amatara irahagarara. Bigasaba ko ubanza kukarepara kuko aba yensitaye. Nimba mwibuka muri basic electronics twize connections, series connection, parallel connection na mixed. No kuvuga ngo ikintu cyensitaye in series iyo wapfuyemo kimwe, ibintu byensitaye muri series connection iyo wapfuyemo kimwe n'ibindi bigira ikibazo, system yose irahagarara. Ngaye nguko ako ngako nizere ko mukamenye mu gihe ubona televiziyo yawe urimo irareba nani irimo iravuga ariko amashusho yagiye, ikibazo ni amatara. Mu gihe ubonye amashusho yagiye, amajwi ari kuvuga, amatara ari kwaka, ikibazo kiri kuri screen, ukamenya ngo ni T-con cyangwa screen. Aho ngaho ndizera ko nibutsa abatekinisiye hari igihe usanga amatara yarahinduye ibara. Mu by'ukuri undi umuntu yazanye televiziyo yawe, urumuri ntarwo abona muri televiziyo cyangwa se n'amashusho abona, ari ikibazo n'undi cy'amatara. Urayifunga usanze amatara yaka ubururu gusa, buri nta matara mujya mbona yaka ubururu, keretse ayo muri aradizayininzwe atari muri televiziyo. Hari abadizayininzwe kugira ngo bitewe n'urumuri bakeneye. Ariko muri televiziyo amenshi aba ari umweru yawo. So rero usanze amatara yahinduye ibara, ubwo icyo gihe tumenya ko amatara yawe yapfuye. Niba ubizi ko amatara yawe yarasanzwe yaka umweru, cyangwa se nawe umutekinisiye usanzwe ubizi ko amatara yaka umweru, ukaba ufunguye ugasanga amatara ari kwaka ubururu, kuko biriya bintu nibibi byica n'amaso. Urumva nimba uri kureba amashusho icyari umweru kikaza cyabaye ubururu, ntabwo biba bigaragara neza, byangiza amaso. Ndatekereza hari comments nyinshi tugenda tubona, ariko kandi turabasaba gukomeza kutubwira byinshi mwifuza kuri Ishuri TV, ku masomo, ku byo twahindura, ku byo twakongeramo kugira ngo bibafashe. Hari umuntu yatanze comment nyitekerezaho nyine cyane, nsanga dukwiye kuyikoraho, ariko nyine reka musobanurire impamvu. Yarabajije ngo kubera iki iyo tuvuga nyine amasomo dutambutsa kuri Ishuri TV tuvugamo gastronomy, art culinaire, hanyuma tukanavugamo music instrument, akaba nta muntu nta muntu arabona byibuze kuri music instrument. Iki kintu twayama tubizeze ko natwe tuba tubibona kandi turabitekereza, ariko hari ubushobozi butaraboneka, ariko tubirimo tubafitiye umwarimu uri tayari uturuka mu kigo cyigisha umuziki hano mu Rwanda, ariko ntago arahuguka neza, ariko tubizeze ko vuba bishoboka turi bubikore. Araza kuza tubirimo, ntago twicaye gutyo gusa. Abantu bakunda umuziki cyane, ariko umuziki ni ubuzima n'ubuzima. Ni sawa, uzi ko ari n'itungo rikora kubera umuziki. Iryo tungo se ndivugara ryatunga Inyamirambo ritagera ni ikizira.
ni ikizira kuvuga byitiranwa n'imodoka ushaka kuvuga Mercedes Benz Benz. ririya tungo ry'ahantu nagiye bari baryororeye ariko sinari nari manyuze nsanga bashyizemo bafure icuranga umuziki se ubone icuranga umuziki umuziki uhoramo nza kubaza ndetse ziriya bafure ko mwazishyizemo hariya ni izimariye gusa neza gucangira tu kugira ngo byere gute se ngo rikura neza kugira ngo rikure neza ubundi urana umuziki utanga umunezero kandi uriya ufite umunezero ubuzima nyine bugenda neza cyane niyo mpamvu uzasanga abantu bakora muzika cyane cyane ba producers bakora music uba usanga ari abantu bari bashimishije ubwabo uba ubona ari abantu bari no stress babaho ubuzima rwose umuziki ni mwiza niyo mpamvu rwose nagira ngo nkwizeze ko ntabwo twacecetse tuba turi kubikora ariko ubushobozi ntabwo buraboneka neza ariko biri kugenda biri mu nzira ni vuba ngaha turi kubikoraho bo reka tubashimire Ishuri TV tubafitiye ibyiza byinshi turabararikira kujya mukora like mukora share na subscribe kugira ngo muduteze imbere kandi natwe tubafitiye ibyiza byinshi tubafitiye amasomo menshi n'abatumirwa bagiye batandukanye ntimuzacikwe n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho reka tubashimire cyane hari icyo wabwira abantu ubasezera cyangwa se n'abakunda kudukurikira bakomeze kubahiriza gahunda za leta dukaraba amazi meza twambara agapfukamunwa ndetse dukaraba amazi meza n'isabune twambara agapfukamunwa kandi neza dushyiramo na metero hagati yacu nk'uko murabona ko natwarimo intera nicyo nabashishikariza murakoze cyane.